abo gutya uyu rero Apotre Mignone ngiye mukurikira kuri social media no mu bikorwa akora bigiye bitandukanye ndavuga ati wow uyu mubyeyi ururabo rwanjye nge sinza ndufasha mu ntoki mu kiganiro ngo ndugushyikirize ya magambo meza atandukanye tuvugira kumva turi gushyingura niyo nge nkuzanira ni rwo rurabo nkayakubwira ukibasha kuyumva utarava mu mwuka ukwihumuriza ku rurabo rwawe bikigushobokera. Ese Kristo afite iye nyungu muri iyo projet turimo. Wowe uru rugingo rwa mwenezo none uzengurutse amateleviziyo umusebya umutuka kandi ngo mwese murabagenze muri kujya mu ijuru mufite ubwoko bw'amajuru menshi mujyamo kuryo mwirirwa mujajingana guhangana ninde avuze undi undaciye afite n'indi karite nza kuvuga kuri icyo kintu cya social media we afite indi karite nziza abakozi b'Imana batandukanye bakwiye kumwigiraho ku kijyanye na social media ndaza kubivuga banza ari icya gatandatu muri iki kiganiro cyanjye. Iyo karite rero ya kabiri reka nyivu yo kuba yita ku bababaye akagaburira abashonji akanabambika wakwijejisha wagira ute wabishyikira utabishyikira uzi neza ko ndi kuvuga ukuri kandi kubuta byumva ntibihindura ikinyoma. Gatatu no mubyeyi wishyurira abana amashuri bakiga ikingezeho kirakomeye. Apotre Mignone ni umukozi w'Imana ushyigikira abakozi b'Imana bagenzi be kandi akabikora atarobanuye ku butoni. Mbahingero murazizi ingero ni umuntu bana yaki yakubonye mu muhamagara ashoboye kusapotinga ngo ugere kure ntabwo afite ipfunwe no kuvuga ngo ese no muntu ngo muteye inkunga kansumba numugisha kuri we aramutse guteye inkunga amavuta bakazamuka yashaka gasombaye. Inshuti bakunze turi kumwe n'umukozi w'Imana Bikemu wa Yesu niwe tugiye kuganira ni munyemerere dutangire tumusuhuza kandi tumuhereze ikaze kwiyobokamana TV. Bikemu wiriwe neza kandi uraho wamfura we? Uraho neza Joel. Amakuru meze neza kabisa. Ndakubona ufite forume na force na fraîcheur. Bikira no mu Kinyarwanda nicyo bita principe de 3F. Izo ni principe de Kirikofe. Oya ri 3. Warayizi yo ngiyo. Umuntu muzima agomba kuba afite icyo bita principe de 3F et de 3S. Forume na force na fraîcheur ari single kandi ari serious kandi ari searching. Oya. Principe de 3S et de 3F. Mumeze neza rero? Shako nabonye mbyuka amahorora. Wabyutse ubona biremeye. Sina ejonde twabishyize no mu ndirimbo ati twabyutse biremera turambuye n'akaguru tubona birakunze. Reka ya ndirimbo ngo iki gitondo mana turabishye. Ni mwanya rudindiri ari nyarudindiri ngo rushizira ari imbonye ngo na Kagame ngo performance. Nyarudindiri amaze kwisobanukira. Kuze utwaye energy mu nkwani two tubasaza we nyarudindiri arusha mbonye performance. Ariko araho yamurusha da. Cyawe we. Umuntu wese Imana ishyigikiye mu ijambo. Buri uzi ko abantu batumira Nyarudindiri ntibatumire Mbonye ku buryo nabasize imbere amahitamo ngo tubazana undi muhanzi ati Nyarudindiri dushaka. Impamvu Mbonye se ko wamutumira udafite amafaranga ntago je Mbonye hano hose aririmba nuko bagoma amafaranga. Ni he uzi yaririmbiye ubuntu ushaka kwangiza izina ry'umukozi w'Imana. Mbonye jo kuririmba bakorera ibihembo. Mbonye nose hari itegeko ry'Imana rihana umuntu uririmba akorera ibihembo. Aho Mbonye washobora kukubwira yuko azazira ubuntu ariko akavuga ko abacuranzi bamwishyuza miliyoni nyinshi. Icyo gihe Nyarudindiri aricurangira. Icyo gihe rero Bike umeze neza karibu cyane rero mu kiganiro. Forume foruse harya ngo na fraîcheur birahari. Ukaba uri single uri serious kandi uri searching. Tugende ntiwaje kunyamamaza twivugira ibyo bituzanye. Turi gukora ikiganiro ku munsi w'umurimo. Umunsi w'umurimo nicyo ugomba gusigira umukristo. Reka ari cyo kibazo cya mbere mperaho mbere yuko tujya kukita. Ni umunsi mwiza mu gihugu ku isi. Yego ni ku isi hose bazirikana akazi bagaha agaciro. None twebwe ku munsi w'umurimo twakoze iby'uwo munsi. ntabwo ari bibi rero kuba turi ku munsi w'umurimo
nyine nabyo ni akazi Mm. kuba tuvuga icyabaye. Niyo mpamvu nari ngo ku munsi w'umurimo twakoze iby'uwo munsi, Yego. turi mu kazi, turi mu murimo. Mm. Umuntu wese kuri uyu munsi akwiye gusobanukirwa ko Imana yiteguye guha umugisha ibyo akora, ariko agomba kuba bifite, kuko Imana ntabwo igishyigikiye iyerekwa ridahari. Yego. hari ukuntu umuntu ahora yiyicariye avuga ati mu ijuru umwana izamuha kwa akazi Yesu biranagana, kandi iyo umuntu adafite akazi aba afite akazi ko kugashaka. cyane rwose. uvuze akantu keza gakomeye cyane abantu bakwiye kumva. nta mushomeri Rero uyu ni umunsi wo gusobanukirwa. umuntu udafite akazi afite akazi ko gushaka akazi. umva icyo abakristo bakwiye kumenya ko uyu munsi ni umunsi wo kongera gutekereza impamvu yo kubaho kwabo. naremewe iki? naremewe gukora iki? uzi ko umuntu wese ku isi afite ikintu yashyiramo imbaraga agahindura amateka y'ubuzima bwe, Yeah. kandi gitandukanye n'icyo ukora. ubu ibintu ushoboye si byo nshoboye, ibyo nshoboye si byo kameramani ashoboye, ibyo kameramani ashoboye si byo wenda udukurikiye ari kureba. uyu munsi rero birakwiye ko umuntu ahubwo yicara mu rugo agakora ubushakashatsi bw'icyo ashoboye, akavuga ati harya impamvu yo kubaho kwanjye ni iyihe? ko Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ngo utaraba urusoro. harya impamvu yo kubaho ko umuntu ayimenyaho cyangwa arayihishurirwa. uyu ukwiye kuba uyizi. abantu benshi impamvu babayeho mu buzima bwoye ni uko bakora icyo bataremewe. nyine ubu ntabwo nsubije ariko urabihishurirwa, yego, kandi Imana ibigiramo uruhare. umuntu wese akwiye rero guharanira cyangwa gusenga icyo Imana yaremeye. imwishurira icyo yamuremeye. icyamuremeye, kuko tumara imyaka myinshi cyane twizengurukaho, nkaba maze imyaka ndwana n'iyi mikorofone. uzi ko ko mugihe ishuriwe ejo bundi icyo naremewe. Imana iguha umugisha. mu gihe ugiye ishuri ushobora kuzahindura ubuzima bwawe mu mwaka umwe bwaranze guhinduka mu myaka 40 umaze. guhishurirwa icyo waremewe gusa ijoro rimwe ushobora kubyuka ubuzima bwahindutse kubera kujya kugikora. uyu munsi rero nk'uko wimbaje ku munsi w'umurimo nk'uyu abakristo, basi dukwiye gukora ubushakashatsi no gusenga. icyifuzo cy'umuntu nyamukuru ubundi ku muntu utarisobanukirwa yagakwiye kubora amavi ari hasi abaza Imana ati waye ndiho, wademeye iki? ko Yeremiya wamuremye ngo azabe umuhanuzi uhanurira amahanga, njyewe wandemeye iki? Yego. abaririmbyi babivuze ngo gukora umukoro utari wawe ngo bingana no gutsindwa. icyampa Imana kuri uyu munsi w'umurimo buri wese agatera intambwe ye ya mbere mu nzozi ze zimwerekeza gukora destiny ye. Yego. ubuzima bwa benshi bwahinduka, abantu benshi bakabona utuzi, tukaba perezida wacu ajya avuga ngo kwigira, kwishakamo ibisubizo. perezida wa repubulika ngo y'u Rwanda abandi se bamubwiye ati nyakubahwa perezida twaragowe, ati twaragowe rwose, ataba perezida ati wowe uyobora he? ati koperative mfite hano tugira ngo ibinyoroheye. iyo ni kampani. nyakubahwa perezida wa repubulika ajya ahora abivuga, duhanire kwigira. uzi ikintu aba avuze? abari kuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwacu, abari kubwira buri muntu wese ngo ashoboye gukora icyo yaremewe, twakwishakamo ibisubizo tudategereje andi maboko y'abandi bantu, kuko twe turihagije. ku munsi nk'uyu rero abakristo buri wese nareba atari ko ubundi ibi bintu nkora nibyo nkwiriye kuba nkora, ese ko bitagenda biterwa n'iki? ariko uretse n'ibyo hari mezire wakoresha ukamenya icyo waremewe. nuko atariyo mpamvu y'ikiganiro tuba twize isomo rivuga ngo how to know your destiny. tuzayikora. nabyo birashoboka rwose ko umuntu ashobora kugira mezire areberaho ikintu akora nimba ari icyo yaremewe. byose ni amasomo y'ubuzima, ariko wenda kuba atariyo mpamvu y'ikiganiro cyacu. okay, twakomeza n'ibindi. gusa kimwe muri byo ujya ureba ikintu kikubuza gusinzira, ikintu warara udakoze ukumva urababaye, ikintu wabyuka ukagikora, ikintu wakora utishyurwa ukumva uri kwihemba. ni kamwe mu bigize gushaka urugendo rw'impamvu yo kubaho kwacu. ujya ureba icyo kintu kimwe ukora ukiyapuresiya n'abantu bakagukomera amashyi bakagushima. icyo kintu aba aricyo kiramo imbaraga ku munsi w'umurimo nk'uyu. ngira ngo ni ibintu twifurije rero umunsi mwiza abakozi bose, Yego. baba ba leta ndetse n'abikorera, abakozi b'Imana batandukanye, n'abariya nabo bafite akazi gakomeye, abashumba, abaposo, ababishopu, kuko ni umurimo ubabeshejeho. Yes. kandi Imana ntiyigeze ica iteka ko batatungwa nawo. Yego. nabo ni abakozi.
bose tubifurije umunsi mwiza w'umurimo. Yego. ngira ngo ni ibintu byiza cyane bakunze ibiyobokamana TV. Bikemu rero ufite ukuntu nyine agira gutya akampamagara akambwira ati Joel ati rikuribwa uyu munsi ati ni umunsi wo gutanga ururabo rwanjye. Agira ukuntu yagira porogaramu cyangwa kuyobokamana TV tugira porogaramu yo gutanga ururabo ku mukozi w'Imana cyangwa ku bakozi b'Imana batandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari abantu benshi bajya batubwira bati kubera iki mushimira abantu mwakwamamaje Imana mukareka kwamamaza abantu ugasanga ndi kubasobanura ngenda babwira ati burya Imana ikorera mu bantu utemeye abantu ruzi ntabwo wakwemera Imana utarabona. Ati ikindi kandi ati kuvuga umuntu neza buriya ni imwe mu mpano ikomeye ushobora guhereza umuntu akiriho. Ati ubwo rero niba dukora ivuga butumwa ati kandi tukarifatanya n'itagazamakuru rya Gikristo kuba twafata umukozi w'Imana tukamushimira rwose ntekereza ko ari ibintu Imana itarwanya. Ati niyo mpamvu tubikora. Ese iyo twamugayeho bakubwira ngo iki? Iyo twamugaye baravuga bati ko bwibasiye abakozi b'Imana. Abantu reka nabo ni bantamunoze turamushimye shwi ntimubyemeye kumugaya noneho shwi. Yego. Bamwe bati se Joel kuki ushyigikira abakozi b'Imana? None se urashaka ko nshyigikira abantu barwanya abakozi b'Imana byo binyungura iki? Nicyo kibazo cy'abantu. Nicyo kibazo cy'ikiremwa ngo Joel ngo kubera iki gushyigikira abakozi b'Imana ngo wagiye ngureka none uriya muntu kuko hari umuntu avuga umukozi w'Imana nabi nkaza nge nkavuga ati nyamara nubwo bamuvuze kuriya ariko afite ibyiza ibi nibi nabyo twavuga. Umuntu noneho yanzaho buri gihe avuga ngo ese ko ejo bundi navuze ikintu gikomeye mu kiganiro n'ubundi navuga ngo uyu Bikemu mureba kuri kamera afite uruhande rubi n'urwiza ku buryo urwo ruhande rumenyekanye kuri social media nakwangiza ibintu byose maze kubaka cyangwa amaze gukora cyangwa abona abwirije ubutumwa. Ndababwira ngo namwe mu nkurikiye ubwanyu mufite uruhande ruri negatifu ku buryo tubimenye. Uzi ko nta gihe ujya wumva nk'inkuru y'umupasiteri wemeraga cyangwa umuhanuzi ukabona akoze ikintu cy'ikidega kiramenyekanye. Uzi ko wumva ibintu byose yubatse bisenyutse cyane kubera ko cyamenyekanye icyo kintu cy'intege nke ze. Niko binameze rero hano. Nimba bavuze umuntu nabi sibyo kandi uko bamuvuga wenda akaba ari kwari ntibimwambura ko hari indi positive side. Yego hari ibyiza asigaranye sibyo yakwamamazwa ikagirira umumaro abadukurikiye kuruta kujya kwamamaza intege nke z'umuntu kuko nta nyungu bitanga bwo bigusha benshi. None kuki tutaro Bibiliya iravuga ngo mureke icyiza tukineshe ikibi. Kuki tutarobanura ibyiza by'umuntu akaba ari byo twamamaza tunavuga bikanesha ibibi by'akazabyibarizwa tudahari? Izo uko se none rero kugira ngo bike baragusubije. Erega abantu bakwiye no kumva ko itangazamakuru ntabwo ritanga igisubizo cya societe. Umumaro wa media dore ko wize na media itangazamakuru ritungira inzego zifite ibisubizo. Oya nta nubwo umunyamakuru abereyeho kuguhindura sinumuvugizi ahubwo yakubera impamvu yo guhinduka ariko ntabwo nge mbereyeho kuvuga ibintu ngo ubyumve uko murabivuze ngo bigutransforme ahubwo bishobora kuba impamvu cyo koze ariko ntabwo nge mbereyeho kuguhindura. Umunyamakuru rwose we atunga urutoki none inzego z'ubucamanza zikaba zafata imyanzuro zigendeye ku makuru. Niyo tuje hano rero kuri kamera gukora ikiganiro nk'iki dore ko twe dufite umugisha dukora itangazamakuru ryitwa irya Gikristo Gospel News. Niba rero ibintu byiswe Gospel News hagomba kuba ari mu kuboko kwa Yesu kuko nabwo uramutse wiyitirira urwego rw'itangazamakuru rya Gikristo ariko Yesu atibona mu bintu amwitiriye usa n'umuntu ufite urubanza imbere ye cyangwa usa n'umuntu ukora ibintu utazagororerwa kuri icyapa kiyobora abagenzi gusa. Rero iyo nje mu kiganiro nk'iki ntabwo binsaba no guca bugufi no kwiyegisikiza ku bantu sibyo ko hari umuntu ngo ngiye kuvugaho ngo ukire butabishaka. Dore hari akantu kuye kumenya. Uramutse uje hano ukamvuga neza njyewe Bikemu igice cy'abanzi banjye bose muragirana ikibazo. Yego abantu batemera ibyo nkora n'uwo ndiwe. Uramutse uje kumvuga nabi
abakwemera ntujya ubona ko ari nk'umuntu aterura ikiganiro n'ubu hari nabisomye mu kanya bari no kunyita umukozi ngo nimba ari uwa Illuminati ngo kubera ngo wamamaza Illuminati hari uwo nabonye yikoreye igitwaza na Rutayisire sinzi yafashe nyine abakozi Imana bose bakomeye akubita hasi none ukajya kwibaza nta n'umwe ukorera Imana muri bo none ukibaza iryo cyaka afite umuntu amaze imyaka 40-50 mu gihugu yubaka ibintu byiza byazanye abantu kuri Kristo none ugafata nk'ishusho y'ukayishwambaguza uri kumva ukerekana uburyo kingo yasomye ibyanditswe nabi ngo ntiyabirangiza ni ikiganiro ndi kureba sinshaka kwamamaza aho nakirebye ubwo wenda babikurikiye barabyumva tibikemu nawe ngo naza rero ngo kuvuga neza ngo nawe ngo waraguye ngo bakwinjije mu iyo systeme yabo ngo uza ngo basiga amavuta batarabo gusigwa amavuta urumva natwe tubatuke natwe tuze tubatuka ubwo nicyo cyaba cyiza c'est ça niba ufite amahirwe n'umwuka kuko reka wenda utararengaho reka mbanze nkiri iyi ekrerisoma cyangwa uyu mucyo niyo umuntu yaba ari umweliminati mugani uretse ko nta n'abeliminati benshi bari mu Rwanda ushobora kuba nta n'umwe uhari bakora ubwo bubasha tubyihorere ntitubitindeho niyo umuntu ari umweliminati batumva ko eliminati ari system buretse gato niba umuntu yaba ari umweliminati yaba ari umufrimasoni cyangwa akorera satani cyangwa afite izindi imbaraga zitari z'Imana akorana nazo yego ntabwo Joel ndi umucamanza w'abo bantu yego kuba njyewe nareba nkareba ko uwo muntu nyamara hari abantu yabwirije bakira agakiza ka Yesu kuko ibyo akora byose abikora mu izina rya Yesu yego nkareba ibyiza yakoze mu Rwanda cyangwa yakoreye n'abanyarwanda haza kubivuga nje nta rubanza Imana inkiraho ngo nuko ngo naje kuvuga umuntu ngo ukorana n'imyuka bibi ariko nje ntabizi utaza ayo makuru ntayo mfite ubwo se uwo mukozi Imana ubwo ntaba yagutungira urutoki ngo wirinde ubuheze uba wabahishuye nyine wese abanabizi ubundi abafite fagite we ubwo basenga Imana udasenga hari sinzi reka twikomereze bose iyo sije tugiye kuganira ariko icyo nashaka kuvuga ntabwo dukwiye gufata abantu bose ngo tubita ba Satani none se twakwemera nde tukanga nde gufata amatitire y'abantu bose bakomeye mu murimo w'Imana gusa ikindi kintu nabonye ariko banza gukomera muri gospel bingana no gukorera Satani kuko ibyo bintu ntibajya babivuga ku munyamasengesho ibereye ikizabonwa ni kandi aribyo nanjye kukubwira dore ikibazo ntibabivuga ku muntu utagira inzozi zagutse bareba igifi kinini urabona bwantuze na bwa nyirantuze sibyo oya ntuze gutuka abantu b'Imana none nta muntu mvuga yego ubwo mbahiniye muri bantuze na ba nyirantuze badashinga batabyina badafite itorero batazwi no mu matora yabo barabaciye ntibakibwiriza ntibakibwiriza niyo Satani avuga banza wumve se nta n'icyumba cy'amasengesho afite urumva yego ariko niwe ubona yahangaye kuza kuvuga yuko abakozi b'Imana ngaraba ngo bakorera Satani bamwe baciwe n'amatorero nta mushumba wabona uvuga undi gutyo pardon nta mushumba muzima yego wabona uhagarara ku maguru ye ngavuga undi gutyo ntibishoboka kumva cyane urumva rero rero icyo nashaka kuvuga umuntu naza kuvuga ati abantu bakorera Satani naza kuvuga ati umukozi w'Imana gutya na gutya jya ureba kapasite y'umuntu wabivuze mu mwuka cyane no mu mubiri oya ibyo mubiri bireke oya no mu mubiri ni ukuri okay kubera iki ku mubiri tubisigaza isi y'umwuka yose yigaragariza mu mubiri yego uko ubona umuntu bisanzwe niba umuntu ubona avuga ibintu bitagize yomenya ko no mu mwuka yadohotse ntabwo waba wubakitse mu isi y'umwuka ngo uze gukora ibintu by'ibimenyetso bigirwa impaka mu isi y'umubiri sinzi niba ubyemera ibyo bintu noneho abantu rero dukwiye kumenya ko niba umuntu umwe wanga umuntu cyangwa wanga umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko hari abantu bitwa ngo ni abantu b'Imana cyangwa abakozi b'Imana ariko banyaruka bagatera ibiraka kwa Satani ngira ngo icyo cyurakiza uracyemera rero abantu bavuga abantu nabi be kukambana babavuga neza yego sibyo wenda baze tuvuge ko bahishura uruhande babonye kuko niba wenda uza kuvuga ibibi by'umuntu rimwe na rimwe akenshi bitari nabyo yego
natwe nitufata mikorofone tukavuga ibyiza by'umuntu ntibimukuraho oya nibitazaba ari byo ibyo twavuze uzaza utubwati jowe mwabeshye kubera iki mwabeshye public mukaza kuvuga umuntu ngo gutya na gutya ntabyo tubona kuko ababivuga bashyira commentaire baba bijijisha hari igihe ukuntu uvuga ibintu kandi takuzi ko ari byo kuko yego tikirana cyo yaragikoze burya urwangano n'ishyari bikagutsindagira ugakomeza kubona ibyiza ko ari bibi ati nabya bibi bikarangira ubi negative bibaye negative icyo rero gitumye nkora introduction ndende gutya ngo ngiye impamvu rero dukora ikigano cyo gutanga ururabo ku bantu b'Imana kujya uri kuntindira umwanya rero no wabikemo njye maze iminsi nteke use ushobora kuza konsomera bibiliya ni nayisoma urakoze cyane maze iminsi ntekereza cyangwa se maze iminsi ndeba uraza konsoma muri Yohana 13:35 ndetse no muri Yakobo 1:27 maze igihe kitari kinini cyane kuri social media cyangwa kuri YouTube system ndetse no mu bukristo Yohana uraza konsomera muri Yohana 13:35 no muri Yakobo 1:27 urabanza rebe Yohana 13:35 muri ya gahunda yanjye uzi nsanzwe nkora njyewe ngira umushinga Imana nsize ku mutima utari mubi uvuga ngo muhe ururabo rwakibasha kurwihumuriza kuri inshuro ndashaka ururabo Apotre Mignone Kabera ndashaka kumushimira kubw'ibintu 10 bimukorifyinga nyine ku bintu y'Imana kubw'ibintu Imana imukoresha mu iki gihugu no hanze dukwiye kumwigiraho yego Apotre Mignone Kabera kuvuga uruhande rwe rwiza umushumba mukuru wa Noble Church Noble Church na n'umuyobozi mukuru wa Women Foundation Ministries kuri iyi nshuro niwe numva umutima wanjye ushaka gushimira nkuko njya nshimira n'abandi okay ni ukuvuga ngo mu mpande zimugize urwonzi nirwo ngiye kuvuga yego sibyo go ahead nje kuvuga uruhande rwo ruri positive rwa challenge inzira ugacalenginga na society no ikimenyetso cyerekana ko ibyo ngiye kumuvugaho ari byo nuko umuntu wese ugiye kureba ikiganiro ajya ngo ibyo uko twakwigira kose nibyo ntabwo uri kubeshya ngo arajya yumva ingingo mvuze nukuri rega ukuri ari ikintu nkunda kukuri ukuri ni kurya ntabwo kuyishira none ukumva ushaka kukumva cyangwa udashaka kukumva yego bakayavuga ati cyabikamusha nubwo kibyibushye gifite ninda ko gicuranga neza yego yabanje ku negativura ariko hari naga positive side kanje yanze kureka kuvuga kuko gari umuntu uza kuri kamera raje gusenya abakozi yowe kamubwire nakubisa abantu narahiritse nkigera mu itangazamakuru nabambye ibisambo byibisha ibirangira ute nkajya mvuga n'amazina ku kijyanye no kuri negative side umusanzu wagira nawe utanze kuvuga intege nke z'abantu yari yo content yanjye ariko uyu munsi narisuye ndetse n'umwuka w'Imana anyemeza ko nkwiye kurata ibyiza abantu bakoze tukabibigiraho ibibi bakabisigarana mu gikari kuri uyu munsi ndashimana ko ngiye kuvuga kuri Apotre Mignone ku munsi w'umurimo yego kuko ibyo yakoze nabyo ni ibikorwa byagiriye abantu d'une façon spirituelle d'une façon politique sociale d'une façon économique ubu ndi proud rwose yo kubivuga neza nkabimanuka uko ari 10 nkumva umutima wanjye uraruhutse ko mpaye umuntu impano namuteguriye impano yanjye rero iravuga ngo akira ururabo rwawe kibasha kurwihumuriza iyo tugiye gushyingura kugira ute gushyingura tugenda twikoreye indabo twaguze amafaranga zanaduhenze tukarishyira kumva y'umuntu utari kutwumva wabanye natwe neza weza imbuto wafashije abantu wagaburiye abantu abapfakazi baruhukiye muri wowe abana b'imfubyi ibyo bintu tuba turi kuvuga ku murambo
utatwumva bigira umumaro abasigaye ariko we ntacyo bimusayidiyaho. None kuki tutakora iyo poroje yo guha umuntu uraba rwakibasha kurwihumuriza tukavuga ko ari mwiza kibasha kubita mu gutwi ko ijambo ryiza ari muri ubuna w'Imana. Yego. Rero kuba uyu munsi narateruye iki kiganiro reka mbabwire umuntu uzarakazwa nuko navuze abandi neza yitegure kuziyahura kuko simfite gahunda yo kubihagarika ariko ntawe nifurije kwiyahura binyuze ku nkuru nziza yanjye. Apotre Mignone ye baba we ibintu 10 wagiye ngusomere yaboretse gatoya ndacyasobanura ijambo rivuga ngo akira ururabo rwawe ukibasha kurwihumuriza kugira abantu bajye bumva n'impamvu y'ikiganiro cyacu. Uyu munsi niba mpaswe n'Imana n'umutima none igikomeye hari abantu bajya banyandikira ngo nze kubaho ururabo nturubahe. Yego turabanza tukabisengera ntabwo ari ibintu duhukira. hari abantu Apotre Mignone nukuri kw'Imana ndahiye Imana yo mu ijuru sindakora mu ntoki za Apotre Mignone. Ndabizi. Ndabizi. Yego. Sindakora mu kiganza cya nta hantu ndahurira nawe. Okay nge nazikozemo ariko yego. Nta ruhare na rutoya. Nagize yego mu gutuma bikema muhurura. Buya none se sinjya guhamagaye. Ndashaka gushimira uno mubyeyi nkuko ndashimiye n'abandi. Apotre Mignone wenda ashobora kuba anzi kubera ko ndi umuntu ugaragara kuri social media nanjye muzi kuko ari umuntu ugaragara kuri social media sindicira no mu rusengero rwe iminota 30 ntiwanangira ubuhamya. Ndabizi. Nukuvuga ngo wenda hatabaho tendance hari ukuntu umuntu ashobora kukwaprocinga sibyo wenda akaguha n'amafaranga hari abantu bakunda icyubahiro ndashaka gusesegura ndashaka kugira kiriya kino kintu tugiye gukora kugira ngo abantu bajye banyandikira inbox ngo nze mbaho ururabo umuntu wundi asaba ururabo ute yo babona urukwiye bararugu trebye kandi kwirimbiho wikwe ko rimwe na rimwe tubikora n'uburyarya kavuga ati ntazabura mu ifoto yo gushyingura ariko ikindi ariko tuvuza ako kantu abantu batwumve neza. Yego. Nimutekereze yuko abantu bikema atarageraho aho indabo muri gospel. Yego. Badakora ibyiza. None sisi yose nayivugira icyaha. Babikiye igihe cyabo. Dushobora kuzapfa tutabamaze. Bibiliya avuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba ndi kuvuga kuri Apotre Mignone n'ibintu Imana yamukoresheje dukwiye kuvuga itorero ikabisigarana. Ejo nzazana n'umuhanuzi wundi Imana ikoresha iby'ubutwari umucuranzi mwiza umuvugabutumwa mwiza umupasiteri mwiza kandi kubera ko abantu bagikora ibyiza bakiyongera nubwo n'abakora ibibi bashyiramo imbaraga tuzapfa tutarangije kubavuka. Icyo nagiraga abantu bacyumva. Hari n'abafite imirimo myiza tutazi. Nuko aba bari exposed tuba duteruye amazina yabo gutya. Uyu rero Apotre Mignone ngiye mukurikira kuri social media no mu bikorwa akora bigiye bitandukanye ndavuga ati wow uyu mubyeyi ururabo rwanjye nge sinza ndufasha mu ntoki mu kiganiro ngo ndugushyikirize ya magambo meza atandukanye tuvugira kumva turi gushyingura niyo nge nkuzanira ni rwo rurabo nkayakubwira ukibasha kuyumva utarava mu mwuka ukwihumuriza ku rurabo rwawe bikigushobokera. Episode ya 2 y'ibi biganiro ndajya nsanga abo bantu twicarane mbibabwire bareba mu maso turebana kuri iyo mirimo myiza. Rero dore icyo Bibiliya yabivuzeho tugiye kureba Mignone muri Bibiliya none baratangara tugiye kureba Apotre Mignone muri Bibiliya kandi nawe udukurikiye urimo nanjye ndimo niba koko ndimo. Somera Yohana 13:35 haravuga ngo ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yebaba we subiramo. Ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimugira ute nimukundana. Nsomera Yakobo 1:27. Yakobo 1:27. Yakobo 1:27. Yakobo 1:27 haravuga ngo idini ritunganye
kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese idini niri ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo yego no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Thank you so much my brother. Nge mvuyemo go ahead ibintu 10 iriya sosi ninde muntu uri kureba iki kiganiro ndamutse mvuze ko umushumba Apotre Mignone asura imfubyi n'abapfakazi ninde wamvuguruza ko atari competition tuzana ama video tuzana amajwi mujye mureka niba umuntu yarakoreshejwe n'Imana iby'ubutwari byiza agihumeka tubimubwire kugira ngo abishyiremo imbaraga isibone kimwigiraho. Ikintu cya mbere muri za ngingo 10 navuze ubwo ngubwo urunuru rabo rwe ndi kumuha kuri kariteze yagaragaje mu murimo w'Imana nawe nimba uzifite wakira ururabo nuko izina rye ryo natoriye mu iki kiganiro nabashije kuvuga kuko ibyo ari byo byangaragariye imbere y'iby'abandi cyangwa ari we mboneye umwanya nyine muri iki gihe ariko ntibivuze ko ari we mukozi w'Imana ukora neza gusa hari n'abandi na Paulo niko yajyaga avuga ati mwami wete hari n'abandi. Ikintu cya mbere afite nka karite nababwiye ngo ikibabera ikimenyetso ko ibyo ndi kuvuga ari byo nimbivuga namwe murajya mwumva ari byo wakwijisha ntubyandike ntubyumve ariko nibyo. Ikintu cya mbere ni umukozi w'Imana wita ku batishoboye. Ni kangahe ni ryari mwabonye ibiterane uyu mukozi w'Imana remesha hano mu mujyi wa Kigali no hanze yawo agamije kugaburira abantu, agamije kwambika abambaye ubusa? None se ngende mbwira umutima wanjye kwibagirwa ibyo bintu kandi mbibona? Ninde wamvuguruza? Ninde wabipinga cyangwa wabikritika akavuga ngo uri kubeshyera Mignone ntabwo afasha abatishoboye? Mujye kuri channel ye, mujye n'ahandi atandukanye ku binyamakuru bikunda guhostinga ibiterane bye, murebe niba abo yafashije byari prank, muze mumbwire ngo iyi prank no mukozi w'Imana ari gukina none bwoko ki? Ni abantu bangahe dufite mu Rwanda babapfakazi b'imfubyi bambaye kubwe uyu munsi bari muri destiny yabo kubera yabafashije akabasunika bakinjiramo. None se koko guterura ikintu nk'icyo nkakivuga ndarengereye? Mubyeyi, mukozi w'Imana, namwe inshuti ze, mumfashe dushimire uyu mubyeyi ko yahagaze muri position Bibiliya ishaka mu muntu wese uvuga ko akorera Imana. Joel amaze kudusomera ibyanditswe hano muri Yakobo, badusobanuriye meaning y'idini nyakuri. Ibi ni nabyo biza kukubwira niba usengera mu idini y'ikinyoma ahubwo mu iki kiganiro avamo ubibonye. Sinshaka kuza ku by'amadini cyane kuko njya mbivuga amarira agashaka kugwa, ahubwo uyu munsi naje guha Apotre Mignone ururabo rwe akibasha kurwihumuriza kuko sinshaka kuzarubebetana ku munsi bazaba bari kumushyingura bivuga ngo no muntu yafashije abatishoboye, ngo yabareze imfubyi, yafashije abapfakazi. Hoya, ni byiza ko abyumva akiriho kandi namwe mugira uwo muco. Hari umusirikare twakoranye ikiganiro minsi yashize ndumva ari kuyoboka Mana TV, ari kuvuga ngo ngewe nabaye challenged n'ikiganiro cyawe kugushimira abantu bakiriho. Ati ubundi kuzenguruka abantu bose twagiye dukorana bangiriye neza mu buryo bugiye butandukanye, ti bose nabamaze ngenda mbashimira, ati kandi ndabona biri gutanga imbuto nziza, bamwe bakarira amarira y'ibyishimo kubera ko bavuga neza no kubashimira ibyiza bigeze bakora ku buzima bwanjye. Ati nanjye biri kundura umutima nabo bakaruhuka. Guha umuntu urabo rwakibasha kurwihumuriza ese bigira uko bisa se? Ngo kuvugwa neza bihosha uburakari.
icyo ni ikintu cya mbere afite nka karita. icya gatatu, icya kabiri, kwita ku bababaye, akabagaburira, akanabambika. None se kuko nta bantu bari bambaye ubusa tubona Apotre Mignone Imana iramukoresheje bakambara? Nta bantu barimba bari baraterewe iyo babona badafite ibyiringiro by'ubuzima agakoresha ijambo ry'Imana n'ubutunzi, ukabona abantu babonye imibereho batari bayifite? None se tubyijijisha? Ntabwo yabikoze afite intego ngo tuzabivuge, yabikoze afite intego yo kuzagororerwa nabyo, kuzagororerwa ibyo byiza yakoze. Ariko twe dushimye no kubivuga kugira ngo tumwereke ko natwe abantu uretse Imana natwe abantu turarekonesa buryo cy'Imana imukoresha. Twebwe abantu mu ijuru ho ibiri kuhabera urumva atari bitangaza, impundu ziravuga, kuko kimwe mu bintu binezeza Imana ni ukubona umuntu yaremye ari gukora icyo yaremewe. Ibyo bintu bikora ku mutima w'Imana. Nimvuga ngo Apotre Mignone yambitse abambaye ubusa, agaburira abashonji, si bose, kuko na Yesu yagiye mu ijuru atarangije gukora ibintu byose yari yagambiriye, byose yagiye adakije abarwayi bose bagombaga gukira. Hari n'undi uri gutangira ku rundi ruhande, turi ingingo za Kristo. Mignone arakorera i Kigali, hari n'undi uri Gitarama nawe uri gukorera Gitarama, undi uri Cyangugu, undi uri Butare. Turi ingingo za Kristo, dukwiye kubaho twuzuzanya kuruta kurwanyana no kuvugana nabi. Twitwa ingingo za Kristo gute tukirwa ducagaguranamo? Ese Kristo afite iyihe nyungu muri iyo projet turimo? Wowe uru rugingo rwa mwene so, none uzengurutse amateleviziyo umusebya umutuka, kandi ngo mwese muri abagenzi muri kujya mu ijuru, mufite ubwoko bw'amajuru menshi mujyamo, ku buryo mwirirwa mujajingana, guhangana ninde wavuze undi ndaciye, afite n'indi karite nza kuvuga kuri icyo kintu cya social media. We afite indi karite nziza abakozi b'Imana batandukanye bakwiye kumwigiraho ku kijyanye na social media. Ndaza kubivuga banza ari icya gatandatu muri iki kiganiro cyanjye. Iyo karite rero ya kabiri reka nyivu yo kuba yita ku bababaye, akagaburira abashonji, akanabambika. Wakwijejisha, wagira ute, wabishyikira utabishyikira, uzi neza ko ndi kuvuga ukuri kandi kubutabyumva ntibihindura ikinyoma. Gatatu, ni umubyeyi wishyurira abana amashuri bakiga. Ubu se koko nza n'urutonde n'amafishe y'amabanki yemeza abana yishyurira? None se murabiyobewe? Iki kintu rero kugira ngo nzabe betana ururabo ku kiriyo, kumva ye kuri wa munsi bazaba azapfa, nanjye nzapfa, ninkomeza mvuga ngo kuri wa munsi bazamushyingura nimugende kumucyura, nuko bizamubaho nawe ari shuwa, nkuko nawe bizakubaho. Aho kugira ngo nzafata indabo ngende mvuga ngo wishe, ahubwo ibi bintu Mana yanjye we, ibi bintu ndi kuvuga reka mbayerekwa byagakwiye gukorwa n'abantu akorera ibyo. Nizere ko mujya mubikora, kumusura no kumwandikira message mugati mubyeyi, abana bacu bari bararwaye amavunja, ariko tukimara kukumenya ukamenyana nabo, uba abana bameze neza, abana bariga, abana babonye minerivare, abana babonye amakayi n'amakaramu, uba abana barishimye baguwe neza kubw'ikintu Imana yagukoresheje. Turagushimiye basi, washaka ukamuha na bombo ya 50. Kuki mutajya musobanukirwa umumaro wo gushima abantu b'Imana no kubahereza akana kari ko kose kavuye ku mutima? Ntimuzi ko ibyo bintu birema ikintu gikomeye cy'ubushuti? Umubwira ati wa mubyeyi we, Imana yagukoresheje mu buryo abana bacu babona amashuri, turabakene turabatindi tutari kubona ukuntu biga. Mwakira iki gikombe cy'amata mu kinywe, nicyo dushoboye kubaha. Mwakira aya mafaranga 1000 n'ukuri yayemera. Ibi bintu ndi gukora byagakwiye gukorwa namwe bagenerwa bikorwa. Ariko mbivuze kubw'impamvu zo kubaka umurimo w'Imana uyu mukozi w'Imana yatangije, no kubaka abandi bantu bose bari mu rwego nk'urwo bakoreshwa iby'Imana, bakoreshwa iby'ubutwari n'Imana. Icyakane
ikingezeho kirakomeye. Apotre Mignone ni umukozi w'Imana ushyigikira abakozi b'Imana bagenzi be kandi akabikora atarobanuye ku butoni. Mbaha ingero, murazizi ingero. Ni umuntu bana yanjye yakubonyemo umuhamagara ashoboye kusapotinga ngo ugere kure, ntabwo afite ipfunwe no kuvuga ngo ese n'umuntu ngo muteye inkunga kansumba. Ni umugisha kuri we aramutse aguteye inkunga amavuta yawe akazamuka yashaka agasombaye, kuko abikora azi ibyo ari gukora. Umukozi w'Imana wambitse abakozi b'Imana benshi bagenzi be, kavuga ati ariko se kumbona ishati yanduye kandi ukorera Imana, ambara neza nk'umuntu usavinga Lord. Ukwiye kuba wambara ikositime ukajya bwivuga butumwa, ntushyiraho umurimo w'Imana igitutsi. Ramatorera abantu babamo adashobora kurekonesa ibyo bintu, bagora babagira bwo nk'ibikoresho gusa. Ariko mutatekereza ngo uno muntu aryamute abana bibarya ute, uno muntu yambara ute, ubwo mukahura mumureba gusa gutyo gusa, nta kintu mumumariye, nta kintu mukora kandi mwabasha kugikora. Ariko kubera monetary policy iba politique monetaire iba mu madini amwe namwe akorera mu nyungu zabo kurusha n'inyungu z'ubutumwa bwiza, mugahora muvuga ubutumwa ariko mutabukora. Iyo none ikarita nza kuvuga, Apotre Mignone akora ubutumwa kuruta kubuvuga. Kandi umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo kora ndebira utavuga numve. Ni abakozi b'Imana bangahe yambitse? Twababara se? Ni abakozi b'Imana bangahe ashyigikira kuvuga ati uke ntukabure itike ugiye gukorera Imana, ntukagende n'amaguru ugiye gukorera Imana. But ntibikuraho nabwo ko Imana ishobora kwemera kugenda n'amaguru ugiye kuyikorera. We have to talk about both sides. Ntabwo kuba atanga itike igihe utaribonye ntibikakubuza kujya gukorera Imana, kuko Imana yacu ntabwo tuyikorera duhuzwa n'amatike. Yemera ko duca mu nzira izo arizo zose, toute façon twajyana mu butumwa bwiza bugashyika, zose Imana ishobora kwemera ko tubinyuramo. Ariko niba afite umutima wo kurekonesa akavuga ngo uno muntu uvuga iby'Imana, ntabwo nakura igitutsi ku murimo w'Imana akajya reka kujya kuvuga ubutumwa, nahagira ngo asabirize, nahagira agende yambaye ubusa cyangwa yambaye bodaboda zacitse, akabireba ubwo n'ubwenge bw'Imana yamuhaye akavuga ngo oya, umukozi w'Imana akwiye kuba yambaye neza. Icyo kintu ni nkivuga hari umuntu utari kucyumva. Dufite n'ingero, aheruka kureba umudamu mugenzi we bita Nyirapasika, aravuga atoke ndifuza ko wajya umurimo w'Imana udateze moto. Amuha imodoka, nabonye ari imodoka nayo yavuzweho ibintu byinshi bitandukanye, ariko bamwe ndabizi babiterwa n'amashyari na complexe no gutwerera ibintu byose Satani. Imana imbabarira nzi ko nazongera kuvugira izina ndi gukora ikiganiro cya gospel. Mufite ukuntu no mwanzi wacu wica kane bakanaribura, mufite ukuntu mwirirwa mu mwamamaza mutabizi, izina ry'Imana rikavuga gake ahubwo akaba ariyo muvuga cyane, ku buryo n'ibintu Imana ikoresheje abantu usanga bimutwerera nk'ari ufite imbaraga wenyine wabasha gukora ibyo bintu. Iyo nayo nesheke cyane, ni ikintu kire expose kuri social media dukwiye guhindura. Ukabona umuntu akoreshejwe n'Imana iby'utwari, hasengeye nk'umuntu arazoka ati do zambaraga zo kwa wa mugabo uriya ndashaka kuvuga rakatsindwa, sinshaka kwaza mu kiganiro cyanjye. Ugashaka ibintu Yesu Kristo ari gukora rimwe na rimwe byose mukabitwerera uriya mugabo wo hasi aha. Dukwiye guhindura imyumvire n'imitekerereze, tukumva dusenga Imana yitwa ishobora byose, kuko kitashoboza umuntu gukora ibintu biremereye kuruta ibyo uwo mwanzi yakora. Icyazanye uriya mwanzi no kwica no kwiba no kurimbura, kwica, kwiba no kurimbura. Iyo mukubitanye ntakwibe arakurimbura, yatakurimba yarakwica. Iki kintu cyuko akayaringa cyangwa yita ku bakozi b'Imana batandukanye, nitukivuga turaba turi kubeshya. None se nimubibona? Apotre Mignone, Imana iguha umugisha. Apotre Mignone, Imana iguha umugisha. Akira ururabo rwawe kibasha kurwihumuriza wa mubyeyi we. Ibi bintu nari kuzabivuga kuri wa munsi uzaba watabarutse. Twaje twese aho rwose kwirimbe.
n'ururabo n'amarira menshi nshatse nayaririra mu iki kiganiro ukanayabona kuko hari igihe abantu bazayarira utari kuyareba. Kuri iki kintu Imana igukoresha cyo kwita ku bakozi b'Imana no kubashyigikira, Imana iguha umugisha. Icya gatanu impamvu akwiye guhabwa uru rurabo mu gihe gisa nk'iki, ye baba we mucyumve neza mutuje kuko kiraremereye cyane. Uyu mukozi w'Imana afatwa mu gice kimwe cy'abantu, afatwa nk'inzu y'uburuhukiro kubera amagambo yasize ubuki ku bakomeretse n'abababaye. Hari abantu nimvuga aha, hari umuntu nyumva kurusha nge, yego hari umuntu uza kunyumva kurusha nge uko ndi kuvuga ibi. Nimvuga ngo hari abantu abereye, si mwese, hari abantu abereye inzu y'uburuhukiro. Hari umuntu uri ahantu wagira ngo ndi no kumureba, ushobora no kureba iki kiganiro amarira akazenga mu maso kubera ukuntu yibuka ukuntu yamugeze imbere, akumva umutima uguwe neza, araruhutse, umutwaro yari yikoreye umuvuyeho uguye hasi. Ibi ngibi mbivuze hari umuntu uri kubyumva. Niba utari kubyumva si wowe. Mu nyigisho ze zitandukanye z'uyu mukozi w'Imana za Apotre Mignone, ahorana amagambo yo kuremamo ibyiringiro abantu ku buryo iyo uri kuyumva wumva ibiro byawe hari ukuntu biri kwiyongera, ukumva uri gusubizwamo imbaraga, ukumva uri gukomera, ukumva uri guhumura. Nta kintu aguhaye icyo gihe, kandi ntabwo afite ibintu byose yahisi yose cyangwa abarushye bose ni benshi ku isi, ariko byibura amagambo amusohoka mu kanwa aza ku mutima w'umupfakazi, ku mitima y'indushyi, ku mitima y'abababaye. Urabyumva ukumva uri kuruhuka. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uzi gukoresha ururimi rwo mu guhesha abandi umugisha no kubaruhura ibikomere byo ku mutima. Niyo message nyine yahawe nina yakwiye kuba yigisha. Narababwiye ngo ntimukajye mujudginga umuntu kubw'inyigisho atanga. Buri muntu wese avuga Imana bingana nuko yayibonye. Yesaya arahano yahanura umukiza. Yesu aravuga ngo umwana yatuvukiye, doha umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Hari umuntu wahuye na Yesu Kristo nk'umujyanama muri ibyo bice Yesaya yamubonyemo. Niyo ari kumuvuga amuvuga bingana nuko yamubonye. None wowe wamubonye nk'umwami ukomeye, wiza kumva ko ngiye umuvuga nk'umujyanama kuko ari cyo gice yanyirekeyemo, wumve ko inyigisho zanjye ari mbi. Ndi kuvuga uruhande rwa Yesu nzi. Hari umuntu uvuga Yesu nk'umubyeyi nk'umugabo w'abapfakazi, akaba ari cyo gice aterura yigisha mu nyigisho ze za buri kanya. Ari kuvuga uruhande rwa Yesu yahuye narwo, kuko ari ukuntu yari umugabo, yari umugore wapfushije umugabo, ariko akabona abana barajya kwiga, we nta hantu akora, akabona abana bari kurya. Navuga ngo Yesu ni umugabo w'apfakazi, wimucaginga, nibyo biremereye muri we. Ari kuvuga igice cya Yesu azi. Kuba we yarakubereye umujyanama, wifatanye wamubonye nk'umugabo w'apfakazi ngo wumve ko icyo gice kitaremereye. Erega hari abantu bajya bakritika abantu ngo se ngo bano ngo bahora ngo mu nyigisho zimwe ngo bigi. Ndetse ndavuga Yesu bingana nuko yagiyeretse. N'abandi bari kumuvuga mu kindi cyiciro nge ntari kuvuga byose, kandi tugomba kubyumva bigwa ku murimo w'Imana kuko turi ingingo za Kristo. Please be positive and change your mind. Nitureke twamamaza ibyiza abantu b'Imana Imana bakoresha kuruta kuvuga intege nke zabo ndetse tureba. Intege nke z'umuntu zimugiraho ingaruka we ku giti cye. Ikindi mufite ijambo ry'Imana muri some. Ariko ubundi ni gute mushidikanya ko umuntu akorana n'imyuka mibi muvuga ngo murabasenga? Mwuzuye umwuka wera. Bibiravuga ngo Imana atari abantu bigira ibyigenge. Ni gute mwirirwa mushidikanya? Wewe uriya muntu ngo akorana n'imyuka mibi, ngo ari amavuta. Umuntu usenga Imana wahuye na Kristo, wamurikiwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana, ukwiye kubuzi no kudifferencia, ukwiye kubuzi gutandukanya umwuka uturutse ku Mana n'umwuka uturutse kuri Satani, kuko iyo myuka ntabwo ihurira mu mutima umwe ngo bikunde bikorane. Niyo uhumuri wahantu hari umwuka mubi, uri umunyamasengesho, uri umuntu usenga Imana, urabyumva n'ijwi rikakubwira ati wijya mu iyo nzira. Iyo nzira ni mbi.
ubwo abantu buzuye intege nkeya barashaka ibintu byose barashaka kubikorerwa, baduhanurire, badusengere, bayitwingingire. Ntabwo inzira ijya ku Mana inyura mu gikari cy'iwanyu ku buryo mbanza gutambuka yo ngo nyigereho. Ni data wa twese, niko yitwa. Ngo umwenda rukingirije rero watabusemo kabiri kugira buri wese yemererwe kwinjira. Kwa yari amahirwe isi yose yahawe, uyitirira umuntu runaka gute? Win your chance. Dukwiye gusobanukirwa ko turi muri Kristo Yesu. Mu kuri abamwemeye bose bakemera izina rye, yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitirirwa abana b'Imana. Iryo ni itangazo yashyizeho rireba twese, ritareba titire runaka. Ni gute ubundi mu Rwanda n'ibintu byo kwanga umuntu runaka ngakorera n'imyuka mibi? Ukabona umuntu aje afite ubugome yanga umuntu kuri YouTube cyangwa izindi nyungu ze bwita agashaka kurira ku izina ry'umuntu ukomeye aje kumuharabika. Ukabona azanye ubusesenguzi nk'ubw'amasaha 3 kubera ko yahawe icyo bita arrogance, afite spirit yo kuvuga ibintu bikumvikana. Noneho yavuga mukajyana umwuka w'Imana uri kumuvugisha, mwabihuza n'utuntu tw'utumenyetso duke yaberetse akabasaza mu mutwe. The Bible is there to La Bible est là pour éclairer tout. Iri hariya ngo ishyira mu mucyo ibintu byose. Soma ijambo ry'Imana, ibimenyetso bizagendana n'abizera n'ibi biragaragara. Mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigoye, pata ubisome. Musome ijambo ry'Imana kandi musabe kuyoborwa n'umwuka, muzabasha gutandukanya abana b'umucyo n'abana b'umwijima. Muture mugendera ku bantu babirwa babashusha umutwe kuri social media. Ikindi inzira ijya ku Mana ko ari Yesu Kristo, ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data utamujyanye. Ubundi wirirwa ugushwa n'abantu. Hari ibyiringiro bibonerwa mu bana b'abantu ko Bibiliya n'abavunya bavuga ngo biringira abana b'abantu bavumwe. Ni gute ufata umuntu ukamwizerera mu ijuru kandi atari uritanga? Yoboka inzira y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, usome ijambo ry'Imana, usenge, wirinde ibyaha. Naho iby'abantu bireke nyine, abantu n'abantu. Uyu munsi umuntu yaba ari gukora neza, ejo agakora nabi. Ariko kandi muzirikane ko uyu munsi umuntu yaba ari gukora nabi, ejo agakora neza, kuko ni umuntu. Enome change. Icya gatandatu ngiye no gusoza. Ntabwo ushobora kubona Apotre Mignone kuri kamera ateruye ikiganiro kivuga ku muntu. Hari inzego ziyita apotre n'abapasteri muzabona kuri social media, ukabona umuntu wiswe umushumba ukwiye kuragira intore z'Imana no gutanga ijambo ry'ihumure mu bantu kuko ariyo nshingano ye. Ukamubona ari gusimburanya amateleviziyo buri kanya agenda yikorera izina ry'umuntu runaka. Basi yaba yamuvugaga neza nk'uko ndi kubivuga, ubwo ari kuvuga intege nke ze. Televiziyo n'amakamera n'amikrofone akamusimburanya buri kanya avuga ngo enda muduhere mwana, subiriza. Bamuvugiye kuri televiziyo A asubirije kuri B, bamuvugiye kuri C agiye gusubiriza kuri D. Ukabona content ye kandi yitwa umupasiteri, yitwa apotre, yitwa bishop, yitwa umuvugabutumwa. Ukabona content yo niyo kugenda develop intege nke z'abantu. None ikibabaje, please nkigereho, z'abantu bitiriwe izina ry'Imana nk'iryo yitiriwe. Ukabona ahubwo ari gusenya ministeri y'Imana agira ngo ari kuyubaka. Sindabona Apotre Mignone hari izina ry'umuntu ari gusubiza wamuvuze ngo ajye kuri channel runaka imutumire cyangwa kuri televiziyo lokale avuga ngo ngewe ndiyamuye umuntu. Iyo umuvuze aratuza. Umuvuge neza, umuvuge nabi, ntabwo afite inshingano yo kuza kugusubiza. Iyi ni karita ikomeye abantu b'Imana benshi bakwiye kwigira ku uyu muntu. Ntasubizanya, ntajya ahangana, ahora akora ibintu we mu murongo we yasetinze akwiye kubikoreraho, kandi kumuvuga no kumukritika ntibimubuza ko ejo akoreshwa n'Imana ibindi by'ubutware. Iyi ni karite nziza dukwiye gusengera. Icya karindwi, ntajya acika intege, ahorana ishyaka ryo kwesa imihigo. Igihe cyose uzamwumva mu nyigisho ze yigisha, uzumva ko umurongo ukiri wa wundi. Ntabwo ahindagurika ngo nukubera challenge ngo za media yamuremereye cyangwa n'ibindi. Dusoye mu gihe cya media kandi dukwiye gukorana nacyo. Ntacika intege, ubona ahora ari njyamugambe mu bikorwa bye bya buri munsi. Ku cyumweru nimba akoreshejwe ikintu n'Imana akagishobora, ntibimubuza ko no ku cyumweru akoreshwa ikindi cyangwa akora ikindi. Umurongo yapanze ntajya awudeviya. Ibyo ni ibintu namwe mubona n'amaso yanyu, murabizi ibyo ndi kuvuga. Urwego uriho bikunde, utabikunda bikritike, ubumwanga kuko
ko nta muntu utagira abanzi, uzi neza ko nyuma y'uko umwanga ibi ndi kuvuga ari byo. Icya munani, iki cyo cya munani cyo ahubwo na Minisiteri y'Umurimo ikwiye kuba imuhura ururabo n'inzego zibifitiye ububasha, ariko ndashima Imana ko nabo bajya babikora kuko turabibona ku mateleviziyo. Icya munani, ni umufatanyabikorwa mwiza wa leta y'u Rwanda muri politike y'igihugu. Politike yose y'igihugu iharanira imibereho myiza y'abaturage, n'est-ce pas? Ko tugubwa neza, ko twiga, ko twambara, ko tutarwara amavunja, ko tutajya muri nyakatsi, dore ko dushima Imana nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda dukunda. Ibyo byo byabaye nk'amateka mu Rwanda. Abana abuzukuru bagiye kujya babiganiraho nk'amateka, bavuga ngo mu Rwanda kera habayeho, bajya bavuga ngo kera habayeho nyakatsi, kera habayeho imihanda y'igitaka, kera habayeho ibibingo bamurikaga mu nzu bacana, habayeho amatodo wa kera habayeho. Hari ibintu bigiye kubera leta nziza dufite n'iterambere u Rwanda ruriho, hari ibintu tugiye kuzandika mu bitabo, abana bazavuka muri iki gihugu bajya bavuga ngo kera habayeho. Kandi n'ubu niko bimeze. Iyi generasiyo, umwana wavutse muri 2015, uyu munsi umubwiye nyakatsi, ukuvuga ngo kugira ngo abyumve neza no kwamubwira ngo kera habayeho. Hari ibintu bigiye kuzavaho cyangwa biri kuvaho kubera leta nziza dufite. Tujye tubivuga mu mateka n'abanditsi babyandike, ku buryo uzajya uvuga ati ariko waba wibuka ko mu Rwanda higeze habaho imihanda y'ibitaka? Waba wibuka ko mu Rwanda higeze habaho abana barwaye amavunja? Donc bijye mu bitabo ndetse biri kujyamo. Tuvuga ati ko wabiko ko mu Rwanda ko kera habayeho nyakatsi, tujya tubiganira nk'amateka.